Muraho neza, murasuhuzwa na Teacher Laura. Ngarutse ngo tuganire amategeko y'umuhanda, ibijyanye n'ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami, n'ubundi busobanuro busanzwe bw'amategeko y'umuhanda yagufasha kuyasobanukirwa no kwirinda ibyago biri mu muhanda. Ntangiye n'ikibazo cya mbere rero, batubwiye ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa A. Feri y'urugendo, B. Feri yo guhagarara, C. Feri yo gutabara, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ikinyabiziga gishobora kugira ubwoko bwa feri bugera kuri butatu. Tugira feri y'urugendo ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara, ni yayindi isanzwe dukandagira. Tukagira feri yo gutabara ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Tukagira na feri yo guhagarara umwanya munini ituma ikinyabiziga kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. Umwe niyo mwita feri ya mbere. None rero batubwiye ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa feri yo gutabara. Kubera ko idakora neza bari kuvuga ni feri y'urugendo. Rero igisubizo ni C, ni feri yo gutabara. Hano ikibazo cya kabiri, ngo ni ryari ushobora kwakiriza rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igihe dushobora gucanira rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga, ahambere ni mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Cya gihe ikinyabiziga cyawe cyihuta cyane, cyagiye se mwagiye mugendeye hamwe. Aha kabiri rero ni mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, ni cya gihe noneho uba uri nko gusubira inyuma cyangwa ikinyabiziga cyawe utizeye imikorere yacyo. Iki gihe ushobora kugenda wacaniye rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Hano rero turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ibyo turabisanga kuri C. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende ibiri nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ndahera ku murongo ucagaguye. Umurongo ucagaguye ubwawo uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Akaba yawurenga igihe agiye kunyuranaho, akawurenga igihe agiye gukatira ibumoso, akanawurenga igihe agiye guhindukiza ikinyabiziga cye. Noneho umurongo ucagaguye tuwushyira ahantu rwose tubona ari heza, hari umuhanda tubasha kurebamo neza muri metero nyinshi imbere yacu. Noneho umurongo udacagaguyeho uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, akaba abujijwe no kuwugenda ibumoso. Umurongo udacagaguye bawushyira ahantu habi nko mu makorosi n'ahandi hose uzi habi, bashyira umurongo udacagaguye. Iyo dufite umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye nka bino bigaragara imbere yacu, umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiza urushijeho kumwegera. None ubwo niba mva kuri A njya kuri B, urushijeho kunyegera buriya ni uwuhe? Turi kubona ko ari umurongo ucagaguye. Niba ari umurongo ucagaguye rero turaza kuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ibyo turabisanga kuri D. Hano ikibazo cya kane, ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu mutoya? A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B. Ikinyabiziga cya kabiri
kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. C, ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. D, ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Aha ibintu tugiye gusobanukirwa nonaha ni uburyo bwo kugendera uruhande rugenderwamo mu muhanda. Mu Rwanda tugendera mu kuboko kw'iburyo, tukajya ibumoso tugiye kunyuranaho, tugiye gukatira ibumoso cyangwa tugiye guhindukiza ikinyabiziga cyacu. Nubwo dushobora kujya mu kindi gisate ariko ubundi tuba twagendeye mu kuboko kw'iburyo. Rero ahangaha witegereje, niba ukureba imbere yawe ariko wakabaye ubona aricyo cyerekezo wakabaye ujyemo, ni ukuvuga ngo ibi bindi byose uri kubona ko byagiye ibumoso. Ikinyabiziga cyasigaye mu kuboko kw'iburyo ni kino cy'umuhondo. Icy'umuhondo cyanditsemo rimwe, turavuga ngo ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Nicyo kiri kugendera iburyo, nikinakata kirakomeza kigendere mu kuboko kw'iburyo. Buri igisubizo ni A. Hano ikibazo cya gatanu, umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ino A iravuga ko ari long vehicle. Long vehicle ni ikinyabiziga kirekire, urumva ko nta hantu bihuriye n'ibyo gufata inkongi. Ino B rero niyo igaragaramo akantu k'urumuri, sinzi niba muri kukabona hano ibumoso, cyangwa k'ikibatsi cy'umuriro cyangwa flame. Iki ni cyo cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Noneho iki cyase bacyita hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Aka kade gashyirwa ku modoka zitwara imizigo n'imodoka zitwara abantu barenze 8. None baba batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ni kino cya B, nacyo kigaragaramo urumuri. Bishyira kuri ziriya modoka zitwara mazutu n'izitwara amagazi. Buri igisubizo ni B. Hano ikibazo cya gatandatu, ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri munsi ya santimetero A, santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50, D, metero 1 na santimetero 55. Aha rero ubusanzwe nta tara na rimwe tuzigira dufunga ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Uvuye hasi ku butaka ugera afunze itara rya mbere ku kinyabiziga ntizigere rifunga munsi ya santimetero 40, uretse amatara abiri akurikira. Uretse itara rya kamenabihu rimwe ryaka mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umukungugu n'ibindi nk'ibyo, hamwe n'amatara yo gusubira inyuma, amwe yaka dushyizemo vitensi yo gusubira inyuma cyangwa imwe twita revanse. Aya niyo matara ashobora gufunga munsi ya santimetero 40, ariko kandi yose ntazigera afunga munsi ya santimetero 40. Buri igisubizo ni B. Hano ikibazo cya karindwi, iki cyapa kivuga iki? A, umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu isaha. Aha rero iki cyapa bitewe na kano gakato murebamo gatukura, karamutse katarimo cyaba kitubwira ko tubujijwe kugendera munsi ya cyaba kitubwira yuko ari umuvuduko muto ntarengwa utegetswe kilometero 30 mu isaha. Ariko agakato nikazamo turabyita ngo ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Muri make wa muvuduko nari ntegetswe kutajya munsi cyangwa umutoya nari ntegetswe 30 ntabwo uba ugifite agaciro. Turavuga rero ngo ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Buri igisubizo ni B. Hano
icya munani ngo ku muyobozi w'ivatiri icyapa kivuze iki? A, kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B, nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa turi kubona hano, icyapa kiri kutubwira ko ari uburemere ntarengwa bwemewe bwerekanwa n'ikimenyetso, kandi ikimenyetso kiri kutwereka ko ari toni 5. None batubwiye ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Ese ivatiri izi toni 5 irazigeza? Niba itazigeza rero turavuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Muri make umuyobozi w'ivatiri azahanyura nk'aho iki cyapa nkaho ntacyo yabonye. Buri igisubizo ni C. Hano ikibazo cya 9, ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A, umweru n'umukara; B, umutuku n'umukara; C, ubururu; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icyapa rero kibuza kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 ariyo magare hamwe n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ni icyapa kiri mu ruziga, kirimo imodoka 2, y'umutuku n'indi y'umukara. Ubwo rero icyapa kibuza kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, tubonye ko gifite ibirango by'amabara y'umutuku n'umukara. Nicyo kimwe kigaragara aha ngaha, ibyo turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya 10, ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rigiye kumurika mu muhanda mu ntera ikurikira: A, metero 100; B, metero 50; C, metero 40; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero icyapa aha ngaha amatara yo kubisikana ariyo matara magufi azamurike nibura mu ntera metero 40 nijoro. Amaremare twabonye ko yamurika mu ntera metero 100. Ingufu za moteri zaba zitarengeje santimetero kibe 125. Aya matara ntarenge muri metero 75. Ariko aha ngaha baba batubajije ni amatara magufi cyangwa ariyo twita yo kubisikana azamurike nibura mu ntera ya metero 40. Ibyo turabisanga kuri C. Hano ikibazo cya 11, ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda mu gihe cy'ibihu? A, kureka amatara ndanga akaguma yaka; B, kureka amatara yo kubisikana n'amatara ya kamenabihu akaguma yaka; C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka; D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Aha rero niba uhagaze, ubundi amagufi n'amaremare ugomba guhita uyazimya kuko nta mumaro aba kimaze igihe uhagaze. Amatara afite umumaro ni amatara agaragaza ingano y'ikinyabiziga kugira ngo hatagira uzanga kugonge. Hano rero ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda mu gihe cy'ibihu? Ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka, akagaragaza ingano ya cya kinyabiziga cyawe. Buri igisubizo ni A. Noneho icya 12, ngo gutwara uzungazunga mu muhanda: A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. Ni bibi nko ku kinyabiziga nk'igare. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero gutwara uzungazunga ugenda zigizaga imodoka ijya hepfo ijya haruguru cyangwa ikinyabiziga icyo ari cyo cyose kijya hepfo kijya haruguru, ni bibi igihe cyose. Tuba dutegetswe gukomeza kugendera mu ruhande rw'iburyo tukajya mu ruhande rw'ibumoso igihe biri ngombwa, tugiye nko kunyuranaho cyangwa tugiye gukatira ibumoso. Rero gutwara uzungazunga ni bibi igihe cyose. Buri igisubizo ni B. Hano iki cya 13, ngo iki cyapa cyerekana: A, ifungana ry'umuhanda; B, umuhanda unyerera; C, umuhanda utaringaniye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira
ibyapa biburira bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bikamwereka imiterere y'icyo cyago kugira ngo imigenzereze ihure n'ububi bw'icyo cyago. Icyapa ubusobanuro bwacyo bacyita ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, nta bigaragara amahanga turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho ikibazo cya 14, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? A. Kuguma inyuma yacyo, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Aha rero niba umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, icyo azakora azakomeza agendera inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemere ibindi binyabiziga kubatambukaho mu ruhande rw'ibumoso. Buriya rero igisubizo ni B, ni ukuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemere ibindi binyabiziga gutambuka. Hano ikibazo cya 15, ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini birabujijwe cyane cyane aha hakurikira. B. A. Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C. Ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya ugomba gutuma bisikana butafite metero 12. D. Ibisubizo byose ni byo. Ibi rero reka duhere ku cya mbere nyibasobanurira. Hano batubwiye ngo ni ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Aha ku muhanda ari icyerekezo kimwe ntabwo bivuze ko utahagarara. Ku muhanda w'icyerekezo kimwe rwose ushobora kujya ku ruhande ugahagarara. Hano rero kino cya B ngo ni mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Umwe aramutse aje akahagarara iburyo, undi agahagarara ibumoso muteganye muri paralele, muhita mufunga umuhanda kubera ko impande zombi z'umuhanda muba mwazifunze, nta muba mwasigaje. Bivuze ngo guhagarara akanya gato na kanini birabujijwe mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa akanini. C. Ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. Ibi ntabwo ari byo, kuko buri gisate cy'umuhanda kigira metero 3 n'ikindi kikagira metero 3. Kugira ngo tubisikane twembi dukenera metero 3 z'ugenda n'3 z'ugaruka, twembi tukaba dukeneye metero 6. None hano washyizeho nyinshi. Ubwo rero tuvuga guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bujijwe mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ibyo turabisanga kuri B. Icya 16, kuri icyapa cyo mu muhanda cya mbere kirantegeka. Buri cya mbere bari kutubwira iki ngiki cyanditsemo 30. Kubona ko turajya mu cyerekezo cya zino modoka zituri imbere iriya y'umutuku. Muri make njye ntwaye imodoka itagaragara, sinaba nyirimo ngo nanayirebe imbere yanjye, nanayirebe nyirimo, ubuze ngo ndimo niyo mpamvu itagaragara. Nkaba ndeba iriya y'umutuku imbere yanjye. Iki cyapa ndi kubona rero kiri mu ruziga cyangwa kiri mu ngasire cy'umutuku, bambwiye ngo kirantegeka iki? Nta nubwo kinategeka, iki cyapa kirabuza. Icyapa bibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. None batubwiye ngo ni ukugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ibi ntabwo ari byo. Ngo ni ukutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Nuvuga ko utarenza 30 biragutegeka kugendera kuri 30 itaba 29 itaba na 31. Kandi umuhanda bitewe n'ingano y'ibinyabiziga mwahuriyemo bishobora kutagukundira cyangwa imiterere y'umuhanda ugezemo. Aha rero iki cyapa nta nubwo gitegeka tubonye ko kibuza, turavuga ngo ntibirabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ibyo turabisanga kuri C. Hano ikibazo cya 17, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu mezi 2. B. Mu kwezi kumwe.
C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero niba ugiye guhererekanya na mugenzi wawe ikinyabiziga mu nyandiko cyangwa ibyo twafata nka mitasiyo, ibyo twakabikoze mu gihe kitarenze iminsi 8. Ibyo nta bigaragaramo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hariho abari bampaye icyifuzo cy'uko twakwigana ikijyanye n'imodoka ya automatique. Wenda ndabereka ibintu by'ibanze ku modoka ya automatique, duhereye ku cyagakoze nka levier vitesse yayo. Aha ngaha dufiteho akamenyetso kanditseho pa bisobanura parking. Urumva ni cya gihe paritse imodoka hamwe. Noneho tukagiraho akanditseho R cyangwa R, iki gisobanura reverse. Niho dushyira igihe dushaka gushyiramo reverse y'imodoka, cyangwa dushaka gushyiramo marisheriye cyangwa ikidufasha gusubira inyuma. Hano dufiteho inyuguti ya na bisobanura neutral, cyangwa niho bamwe bita muri puemoro. Tukagira hano hari depart cyangwa drive, niho dushyira igihe turi gutwara imodoka. Nuvuga ngo ikindi kintu ino modoka ifite aho itandukaniye n'imodoka ya manuel cyangwa imwe bakoresha bashyiramo amavitensi, nuvuga ngo yo iragaragaraho pedali ebyiri. Dufite pedali yagenewe feri, iyi ni feri nkandagiye. Tukagiraho pedali y'umuriro, uyu ni umuriro cyangwa accelerateri. Hano dufiteho ahakagiye amburiyaje, hari aho baguha aho gukandagira bisanzwe bitari amburiyaje. Nuvuga ngo niho ushyira ikirenge cy'ibumoso ubusanzwe dushyira kuri amburiyaje. Ino feri hano dufite iyi niyo yindi tujya twita feri y'urugendo. Iyi ngiyi niyo ya feri yo guhagarara umwanya munini, cyangwa ariyo twita feri yame. Turakanda tukamanura kugira ngo tubashe gutwara imodoka, cyangwa tugakurura igihe dushaka kuyishyiramo dushaka guhagarara ahantu hamwe. Niyo feri idufasha kuba ikinyabiziga cyaguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Aha ngaha ikindi kintu kiri kugaragaraho, ibi ni ibinyoteri. Ibi mureba hano ni akadufasha gushyiramo ikinyoteri. Nitumanura gutya tuba dukanze ikinyoteri cy'ibumoso, nitugira gutya turaba dushyizemo ikinyoteri cy'iburyo. Noneho iyo dushaka gucana amatara, hano haragaragaraho utunuza tw'amatara. Ubu ngubu biragaragara ko amatara azimije. Nidukaraga bwa mbere tuba duca. Hano hari dufasha nka essuie glace, cyangwa bidufasha kuba twashyiraho uduhanagura kirahuri. Dushobora kugira essuie glace zikikaraga cyane cyangwa zikikaraga gakeya. Ibyo nibyo by'ibanze wenda twakabaye tureba. Aha ngaha ni ibijyanye no kuba twafungura ibirahure. Aha ngaha ni ugufungurira imiryango y'inyuma mu modoka. Aha ngaha ni ugufungurira umuryango w'iburyo. Uyu ni umuryango wo ku muyobozi. Uyu ni umuryango w'ibumoso inyuma. Nibyo ngibyo. Ikindi aha ngaha ni inkanda hano. Ushobora gukanda hano nkavuza ihoni. Nibyo ngibyo byibanze kuri kino kintu.